Reka twongere kubasuhuza kandi tubahe ikaze kuri cano yacu dusobanukirwe, aho tugiye gukomeza kuba twabagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa cyane cyane mu gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi, agace k'uburasirazuba mu by'ukuri kamaze igihe karimo imirwano ikomeye, imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Hanyuma rero reka turebe, ngira ngo twihuse cyane, ibiri kuvugwa byaba mu makuru turi kubona muri iki gitondo, ibirimo bitangazwa mu by'ukuri, kugira ngo tumenye ngo ese mu bice bigiye bitandukanye imirwano yaba yifashite. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick, mfatanije na bagenzi banjye Sami ndetse na Frank. Hanyuma rero amakuru dufite nuko byaba bitagiye byorohera ingabo za leta ya Kongo, aho bivugwa ko mu bice bigiye bitandukanye imirwano ikomeye yagiye yakwibasira aba basirikare cyangwa se izi ngabo. Twibuke ko kandi twongere tubibutse ko izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite n'ubundi bufasha bugiye buturuka mu mitwe itandukanye, yaba imitwe yitwaza intwaro iri hariya, twavugamo nka Wazalendo, tukavugamo n'indi mitwe igenda mu by'ukuri ifatanya na leta ya Kongo mu mirwano. Hanyuma tukanavuga ndetse n'ingabo za SADC zoherejwe hariya, leta y'u Burundi tutayibagiwe nayo. Ariko bikaba bivugwa yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kuba cyatakaza ibikoresho cyane mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'ibice byinshi aba basirikare ba leta ya Kongo bakaba bagenda babitakaza mu by'ukuri. Ngira ngo twavugamo nko mu bice bya Nyenyeri na Bitare, ahavugwa yuko ngo haba habaye igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na M23, nk'uko bitangazwa na Bisima, akavuga yuko ngo izi ngabo cyangwa se aba barwanyi ba M23 baba babashije gufata ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, birimo intwaro zigiye zitandukanye, amasasu ndetse n'ibindi. Hanyuma bwana Frank, ngira ngo reka tukwakire ubanze usuhuza abadukurikiye, hanyuma unahereho ngira ngo tubwire amakuru yo ni menshi, ariko uhereho tubwira ese byaba byifashe gute Frank. Murakoze cyane bwana Patrick, murakoze cyane abadukurikiye kandi turabasuje. Rero amakuru y'intambara nk'uko bwana Patrick ubikomojeho akomeje kutugeraho. Intambara irakomeje muri kariya gace, cyane cyane mu gace kari hagati ya Sake Minova, ukomeza Shasha, ukomeza werekeza muri province ya Sud Kivu cyangwa se Bukavu, mu murwa mukuru wa province ya Sud Kivu wa Bukavu, ndetse no ku muhanda uzamuka ujya muri Masisi. Amakuru ni menshi, amwe agenda avuguruzanya. Hari aho uvuze Nyenyeri na Bitare bavuga ko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa baba barahatakaje ibikoresho byinshi cyane. Iyo bavuze ibikoresho birumvikana ko hashobora kuba n'abasirikare ba FARDC bahaguye ari benshi, kuko ibyo bikoresho nibyo Frank, ibikoresho byanze bikunze uwari ubifite nyine hari uko biba byagenze, ashobora kubita agahunga cyangwa se akabyakwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se akabigwaho. Nuko rero, ariko amakuru yandi ku rundi ruhande, ndetse amwe avugwa na radiyo ya Loni yitwa Okapi, yemeza ahubwo yuko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, cyane cyane aho bavugamo Wazalendo, ko bagize uruhare rwo kubohora ako gace, cyane cyane aho bavuga ngo Nyenyeri ubu yabiri mu maboko ya FARDC. Hari ifamu nini ya Kasuku, naho bakavuga ko bahagaruye mu maboko ya FARDC y'ingabo za leta na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo. Ahitwa Mayivuno, Rukuki, Kagano, Ndumba, Munanira, aho hose ni ibice bikikije Sake werekeza za Minova. Ubwo rero iyo wumvise ibivugwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, bo bavuga ko utwo duce badusubiranye, ariko kandi wareba ku rundi ruhande bavuga ku ruhande rwa M23, nabo bakakubwira ibitandukanye n'ibyo leta ivuga. Ariko Radio Kapiyo yavuze ko imirwano, nkurikije icyo twumvise,
kiva kuri iyo radiyo ivuga ko imirwano yari ikomeye mu gace k'iyo famu tuvuze ya Kasuku, Nyenyeri, Mayivuno, Rukuki, Kagano, Ndumba na Munanira. Aho habereye imirwano ikomeye cyane, ndetse bakavuga yuko ubwo buce bwashoboye kuba kwigarurirwa n'ingabo za FARDC n'abari kuyifatisha muri iyi mirwano. Ubwo rero dukomeje kugenda tutohoza neza kugira ngo tuze kuza kubona amakuru nyayo tugeza ku badukurikiye. Iyi ntambara ni intambara isa naho itoroshye, kuko nubwo twagiye tubona ko hari ibice M23 yagiye ifata ikabigumamo, ariko ni intambara ifite mobilite cyane, ku buryo tanto wumva igice kimwe kirekarama ko cyafashe, hashira undi mwanya bakakubwira abandi nabo bakaba bakuyemo, ugasanga biri aho ngaho. Kubisobanura biragoranye, ariko muri iyo axe hari imirwano rwose, ndetse n'indege bavuga ko ari za ndege za Sukhoi zakomeje gukoreshwa mu kumisha ibisasu muri utwo duce. Cyane ko naye mu 23 mu makuru dufite yo yiyemerera yuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kurasa ku baturage bakoresheje nibyo koko niko babitangaza. Baravuga yuko hakomeje kubaho ibi bitero mu by'ukuri by'indege biza bikarasa ku baturage. Ariko bwana Franka, andi makuru tubona nuko ngo M23 mu rwego rwo gushimangira yuko aho baba bari bahagaze neza kandi baba bihagazeho, biravugwa yuko ngo baba baranakoze umuganda, nabyita nimba navuga umuganda rusange simbiza, ariko baba barakoze travail communautaire, ngira ngo niko nabivuga. Bigaragaza yuko mbese ni nk'igikorwa cyo kwerekana ko bagomba kugaragaza ko hari ahantu bafite, ndetse bakanagerageza kuba bahatunganya bakahakora ku bufatanye n'abaturage. Aho ngo ni mu gice cya Kiwanja, bivugwa yuko bahakoze ndetse ngo no kuri stade ya Tata Ndeze Rugabo. Hanyuma impamvu ngira ngo ibyo nabyo tuba tubigarutseho, aho nimba aba bantu berekana ko bari no kuhakora, bagakora umuganda, bagatera ibiti, bagasukura ahantu, ngira ngo aho biba bigaragaza ko ari nka evidence yuko baba bahafite byo, kuko urumva hari icyo baba bagaragaje. Hanyuma rero nanone bikavugwa yuko ngo n'ubundi muri utu duce nk'uko wari ubivuze bwana Franka, uva Sake ukomeza ku muhanda unyura Shasha ukomeza Minova, ahangaha nyine bakaba bavuga ko bahafite, ariko bakavuga ko muri utwo duce n'ubundi imirwano ikomeje, kandi bakomeje kuba barwana mu by'ukuri na FARDC nayo iza ikoresha ibikoresho rimwe na rimwe bikoresha ikirere, indege kubarasaho. Hanyuma rero ahangaha ngira ngo muri aka gace ndumva ari cyo twavuga. Ariko ku yandi makuru twumvise amakuru abagenda acicikana tuba tugikomeje kureba, nuko ngo haba hari ingabo za M23 n'ubundi cyangwa se abarwanyi bafite uburyo ngo baba bari mu gace ka Keshero, kandi bivugwa ko aka gace kegereye Goma cyane, ariko akenshi ngo bakaba ntabwo bo ubwabo babitangaza mu rwego rw'umutekano wabo no kuhakavaringa. Ariko ayo ni amakuru nayo acicikana tuba twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo tutabura kubitangaza no mu gihe biba bigisuzumwa. Hagati aho rero sinzi nimba bwana Franka na Sami hari icyo twakongeraho kuri iyo nkuru kugira ngo dukomeze. Urakoze Mr Patrick. Urabona hariya kuri iki kibuga cy'imirwano ingabo za M23 zihanganyemo na leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo, urabona ko yahinduye isura. Twagiye tubona tactique z'urugamba, bigaragara cyane ko M23 yo ikoresha tactique yo kwiyemfiritira mu baturage cyane. Na hariya aho ngaho barasa nkaho babegereye Goma cyangwa bayisatiriye. Ahubwo nkibaza bwana Franka, bafite gahunda yo gufata Goma nayo bagafunga inzira zijyayo nkuko bagiye bafata, twabonye bafashe uyu muhanda umanuka kujya muri Sud Kivu na Bunagana, cyane ko naho bongeye kuba niba bagiye mu bikorwa by'umuganda, no kuvuga ngo aho bari bamaze kuhafata bidasubirwaho, cyangwa se wenda bishobora no gushoboka ko banahakurwa babavana no mu ibyo birindiro. Ariko kugeza uyu mwanya niba abantu bafata igihe cyo gukora umuganda, hari ukuntu baba babonye umutekano cyane rwose.
Ya, birumvikana iyi ntambara ni intambara isa naho ugiye kuyireba uburyo tuyibona muri rusange, ni intambara ushobora kureba ugasanga iragoye sibwo nabivuga gute, ntabwo aha kuko ntabwo wabipredikitinga, ntabwo wabikorera imibare ngo uvuge ngo ukurikije ikirere ko kimeze gutya ejo imvura izagwa cyangwa ntizagwa, byagenda bite. Ni intambara ifite dynamics, ifite impinduka, ibintu byinshi bigenda bihinduka cyane ku mpande zose, cyane ko irimo imbaraga nyinshi mu rwego rwa diplomasi ndetse wakwitegereza no mu rwego rwa gisirikare ukabona ko harimo imbaraga nyinshi cyane. Bivuga ko rero nimba M23 igenda, twabonye ko muri teritwari ya Rucuru yashoboye gushyiraho abayobozi ba gisivile, no muri Masisi nibaza ko za Kicanga yashyizeho ubuyobozi bw'abasivile muri site ya Kicanga. Twamenye ko yashyizeho abashefu de site n'umwungirije mu itangazo rya M23. Noneho ubwo urumva rero aho bagenda bafata, bagenda bashyiraho bashyiraho administration, bashyiraho ubuyobozi bwa gisivile, ndetse bagashyiraho n'ibikorwa rusange nyine biranga ko agace kafite ubuyobozi. Ni naho havugwa n'ibyo bikorwa nk'ibikorwa by'ibikorwa rusange nk'umuganda. Ubwo buriya hari n'ibindi baba batatangaje, ariko ni ibikorwa bigaragaza ko bafite ubuyobozi koko, ko bafashe ako gace bagashyiraho abaturage ubuyobozi. Ikindi kintu kiri kugaragara muri iyi ntambara ni uko buri ruhande rwose muri izi mpande ebyiri zihanganye bavuga ko aribo bari guprotectinga abaturage. Twe turi guprotectinga, ni intambara abantu bari kurwana bari kurinda abaturage. Kubera ko ni intambara, ikintu gito cyane dushobora kuba twapredikitinga kuri ino ntambara ni uko ihagaze ku kintu kimwe, ihagaze ku kintu, rwaba ari uruhande rwa M23, rwaba ari uruhande rwa leta, uzakora ikosa akaba, cyangwa se uzagushwa mu ikosa, cyangwa se uw'ikosa rishobora kugwaho utanamenye naho ryaturutse, hakabaho igikorwa gishobora kugwamo abaturage, umubare munini w'abaturage, icyo gikorwa kizahindura immediatement tournure y'iyi ntambara. Twigeze kubivugaho igihe kinini, abantu bagira ngo harimo wenda nk'abavuga bati se bimeze bite, ariko ukuri ni uko nguko. Buri wese ari kwigengesera, buri wese hari n'ushobora gukora igikorwa akakitirira mugenzi we, cyane bishingiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo nitwe turi guproteje abaturage, mwe muri kwica abaturage. Bariya nabo bakavuga bati abangaba nta kandi kazi bafite, ni ukwica abaturage. Ubwo rero ikibazo cy'umuturage aho ngaho niho gihagaze. Nayo tactique M23 ikoresha cyane, kuko yiyemfiritira mu baturage, noneho ku ruhande rwa Kongo bikayigora ku buryo ijya guhangana na M23, bitewe n'uburyo baba bamaze kwinjira mu baturage, baba banga kugwa mu byaha by'intambara, ari nabyo wavugaga, birinda ko hapfa n'umubare mwinshi w'abaturage. Ni ikibazo urabona. Reka turebe wenda gatoya, turebe muri iyi minsi ibimaze, hashize igihe iyi ntambara igaragaje imbaraga nyinshi za diplomasi. Iyo tureba imbaraga nyinshi za diplomasi, twagiye tureba ibyabaye ubushize muri some ya Addis Abeba, abaha abakuru b'ibihugu bahuriye Addis Abeba. Perezida Tshisekedi twaramubonye, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari ahari, perezida w'u Burundi bagiyeyo, nyuma yaho na perezida wa South Africa. Ni bamwe mu bakuru b'ibihugu tuzi bari kugaragara cyane muri kino kibazo cya Kongo, kuko bafite aho bahuriye n'ibi biri kuberayo, nibo twari duhanze amaso cyane.
noneho kuko bari bavuze ko bateguye n'inama minisome iza kwiga ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, aho twari twiteze, isi yose yiteze ko hari impinduka noneho zigiye kuba, ko hari ikintu abo bagabo baza kuza kumvikana kirangiza intambara, ariko uko byarangiye ahubwo bavuga ngo hazaba indi nama. Ndumva rero ejo kuwa kabiri Lorenzo yarabatumiye kuba bazamusangayo, ngira ngo tuzareba noneho hagati ya Tshisekedi na Kagame niba bazabasha kumvikana, kuko ejo bundi bari ya Addis Abeba, Lorenzo yagerageje kubahuza, yarabanje arabicaza baravugana, bageraho ngo banaterana byo guterana amagambo cyane, bigeze no barabaheza akajya hamagara umwe n'ubundi birangira nta kintu bagezeho. Ngira ngo ni nayo mpamvu yabatumiye ngo bazamusange muri hariya iwe mu rugo, nyine abicaze hamwe arebe niba hari icyo babasha kugira. Urumva Lorenzo, reka turebe ikizavamo, ariko nyuma yaho hariho umuhango wo guhamba mu cyubahiro, ni guhamba, no gushyingura mu cyubahiro wo gushyingura uwari perezida wa Namibia, aho abakuru b'ibihugu abo ngabo twari tuvuze usibye perezida Kagame bagaragaye muri uwo muhango wo kumushyingura mu cyubahiro nk'umukuru w'igihugu. Noneho haje kubera n'akanama kihariye kabereye nyine Windhoek muri Namibia, kahuje perezida wa Afurika y'Epfo Cyril na perezida wa Congo Felix na perezida w'u Burundi Evariste, ndetse na perezida wa Malawi Chakwera, nabo bagaruka ku kibazo cya Congo. Utagaragaye nibaza muri iyo group kandi nawe ari muri SADC ni perezida wa Tanzania, Her Excellency Hassan Suluhu, we ntiyagaragaye muri iyo nama, ariko nayo inama yarangiye. Abanyamakuru icyo bari biteze ko habaho itangazo rusange rimenyesha ibyo baganiriye, nta ryabayeho, ntago ryize rigaragara. Iby'i Rwanda ibya Addis Abeba nabyo isi yose cyangwa se abanyamakuru cyane cyane kuko aribo batugezaho ibiba byabaye mu nama nk'izo zikomeye, nta tangazo ryo mu ruhame ryigeze risohoka ritubwira riti twumvikanye iki, tugiye kuri iyi ntambwe, usibye kuvuga ko bazongera guhurira i Rwanda ejo nk'uko wabivugaga Sami. Ndetse impamvu tukatugarutse ko iyi ntambara mu rwego rwa diplomasi nayo yakomeje naho bari guterana amagambo cyane, gushyiramo imbaraga nyinshi, nuko twabonye urugendo rw'iminsi 3 rwa ambasaderi wa Amerika i Goma, aho yabonanye na guverineri wa Nord Kivu General Chirimwami, ari naho yatangaje yuko kubera ko Amerika yahagaritse inkunga yose yahaga igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwa gisirikare, cyangwa se ubufatanye yagiraga n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwa gisirikare. Ubwo rero ibyo bikaba biva ko perezida Tshisekedi aherutse no kubivuga yuko we icyo yifuza ari uko igihugu cy'u Rwanda we yita ko ari cyo gihugu kimutera gitera igihugu cye, aribo ba agreseri, cyafatirwa ibihano. Ariko Amerika yo iravuga ati n'ubundi twahagaritse ni cooperation militaire n'u Rwanda, ati nta bikoresho tubaha, nta bundi bufasha bwa gisirikare tukibaha kubera kino kibazo cya Kongo. Ariko avuga ijambo rimwe ryatumye abanyekongo noneho bamera nk'abakojeje, yabaye nk'ukojeje agati mu ntozi, aho yavuze ngo il faut rétablir la confiance entre le Rwanda et la DRC. ngo nko kuvuga ngo we umugambi wa Amerika ni ukugira ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo byongere bigirane icyizere cyangwa se umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri. Abanyekongo rero bagasara bakavuga bati se Amerika iza kutubwira ko tugomba kugirana umubano mwiza cyangwa se icyizere hagati y'abantu badutera bari ku butaka bwacu. Twibuke ko Amerika, Ubufaransa n'Ububirigi ndetse twabibonye no muri Conseil de Sécurité bo bemera yuko bo bavuga yuko bafite gihamya yuko u Rwanda ruri muri abasirikare b'Abanyarwanda bari muri Kongo
kandi bari kurwana ku ruhande rwa M23. Si ukuvuga ngo usanga barabafasha, ahubwo bariyo na Tshisekedi nawe ugahora bishimangira. Ndetse na Amerika mu itangazo yasohoye yari yasabye yuko u Rwanda, basabaga u Rwanda direct barubwira ko rwakurayo ngo intwaro ufiteyo cyane cyane iriya misile ishobora kurasa guhanura indege. Ubwo rero urumva haracyari ibiri kuvugwa, haracyari intambara ya diplomasi ikomeye tukomeje gukurikirana turebe bizagarukira hehe. Ikindi wenda twagarukaho twihuse ko cyo cyagaragaye cyane mu makuru ni ikiganiro Perezida Tshisekedi yahaye abanyamakuru ejo bundi i Kinshasa, aho bamubajije ibibazo byinshi ndetse bamubaza ku byo yemereye abanyekongo ko nihongera kuba la moindre escarmouche azagaba igitero ku gihugu ku Rwanda, avuga ko atanakeneye no koherezayo abasirikare. Ariko muri makeya we yarabasubije ati n'ubu ngubu muri situation ndimo ubu ngubu turacyashyiraho institution, ntabwo inzego z'ubuyobozi zari zajyaho. Yavugaga ko azasaba uruhushya zirimo abadepite, niyo justification yatanze, niyo yabwiye abaturage bwe. Yarababwiye ati baramubazaga bati gahunda igeze, babonaga yarabatindiye. Noneho warababwira ati inzego ntabwo zari zajyaho. Yanagarutse ku bintu byinshi, ari nawe yavuze ko ashaka kubaka igisirikare gikomeye. Aragaruka no ku Rwanda, avuga ko u Rwanda ngo rwubatswe n'umutungo kamere wa Kongo. Yavuze ikintu gikomeye cyane, yavuze yuko abamubwira yuko n'iryari bazafata Bunagana izagaruka ryari mu maboko ya leta ya Kongo, aho yababwiye ati ibyo bikorwa twamye tubikora, twamye tugenda, uyu munsi twafashe, ejo bundi bahadukuye n'ibiki. Aravuga ati ni icyo ngicyo waruvuze Bwana Sami, ati Kongo ubu ngubu ifite umugambi wo gukora inarume, igisirikare gikomeye gifite ubushobozi bwo kuba bwahangana ngo na Perezida Kagame yaranabitoboye, avuga ko bwahangana n'ikindi gihugu cyose cyagerageza kugira ngo kibagrese, aho avuga ngo bufite le pouvoir dissuasif. Ni ukuvuga ngo wowe waba ushaka gutera Kongo ukabanza ukabitekerezaho cyane, bitewe n'imbaraga icyo gisirikare cyabo bumva cyaba gifite. Ubwo rero reka turebe ko Kongo izagera aho ngaho, ariko wenda kurebye ku bijyanye n'ibikoresho n'ibiki biri kugaragara ko Kongo iri kwiyaruma, iri kubona ibikoresho bikomeye ndetse binahenze cyane. N'abari abafatanyabikorwa ngira ngo bari kubigiramo uruhare. Nicyo kintu tugomba kureba. Ikindi ni icyo ngicyo waruvuze, aho yavugaga ko bakundaga kuvuga ko babiba cyane cyane amabuye y'agaciro, ngo reminere, izo bita reminere strategique, ariko noneho bongeyeho ko babiba n'ibihingwa byabo. Avugamo ikawa, avuga n'ibindi bigakura ngo muri Kongo bakabijyana mu Rwanda bakabibrandinga nka produit zabo. Ubwo urumva rero ni situation ihari, nuko Kongo yo yarangije kuvuga impamvu u Rwanda ruri muri Kongo. U Rwanda narwo nubwo rutigeze rwemera ko ruri muri Kongo, ababyemera ni umuryango mpuzamahanga wa Loni, kuko ni nawe wavuze yuko ufite ibimenyetso simusiga ko abasirikare bo mu Rwanda bari muri Kongo. Byemezwa n'Abanyamerika, nabo ubwo sinzi aho bahera babyemera, nabo bavuga ko babyemera, Abafaransa n'abandi bose. Ariko u Rwanda rwo rukavuga ko habayeho nuko u Rwanda rwasabye umuryango w'abibumbye, n'agakigo gashinzwe Conseil de Sécurité, akanama gashinzwe umutekano ku isi, aho u Rwanda rwatumije ako kanama guterana. Ariko cyane cyane u Rwanda rutumiza ako kanama ruvuga yuko kuba umutwe nk'uwa Loni, uriya wa MONUSCO, uvuga ko ugiye gufatanya n'igisirikare cya Kongo na za SADC kurwana na M23, ahubwo ugiye gushyira mu bibazo cyane abaturage b'abatutsi b'abanyekongo bari muri kariya gace k'ubuzima bwabo, ko Loni igiye kugira uruhare mu bwicanyi
bw'abo baturage b'abatutsi. Icyo gihe rero nibwo na ambasaderi wa Congo muri Conseil de Sécurité cyangwa muri Loni yafashe ijambo abwira ako kanama gashinzwe umutekano ku isi abari bakarimo arababwira ati twebwe muri Congo dufite amoko 450 ati abatutsi b'abanyekongo ni bamwe muri bo ati rero sinibaza u Rwanda uburyo rwaza kutwigisha uburyo tubanisha amoko yacu. Dufitemo abanirotike, dufitemo ababantu, dufitemo abasudane, dufitemo n'ayandi moko yagiye avuga izo communauté ethnique. Aravuga ati bose babana neza. Ati kandi ntabwo twavuga ko bano ari bo bari special, ntabwo ari bwo bwoko buri special muri Congo. Noneho rero urumva ko icyo kintu nacyo abanyekongo cyagarutse cyane cyane mu makuru muri Congo n'ahandi hose no ku isi yose. Ubwo icyo kibazo cya Congo bo baravuga bati ntabwo mwebwe nk'u Rwanda mwaza kutwigisha uburyo tugomba kubanisha amoko y'iwacu, ari natwe dufite menshi. Ati ahubwo ibyo bibazo byanyu mwakoreye ibyanyu by'iwanyu n'ibyanyu byarabananiye, ayiwanyu mwarananiye kuyajera. Ni nako yavugaga ko mwe mufite amoko. Yaranashidikanya ati niba ari abiri niba ari atatu, ati niba ayo abiri atatu yarabananiye kuyajera kugira ngo abo bantu babane neza, mwituzanire ibibazo byanyu ngo mubizane muri Congo. Bo urebye muri rusange niyo klima iriho ubu ngubu, aho ituganisha ntabwo tuhazi. Iyi ntambara ntabwo washobora kupfa kuyipredictinga, ariko Tshisekedi we hari ijambo yavuze nagira ngo rwose tuba hari tuza gusorezaho. Mu ijambo yagiranye n'abanyamakuru yagarutse kuri cya kintu cya cantonnement. Aravuga ati M23 ni coquille vide. Ni coquille vide niho kuvuga ni iki muri bake yavuze ngo coquille zibura nawe yavuga gutyo ni nk'ingungu ririmo ubusa cyangwa se ikintu kitarimo ikintu imbere. We navuze ati ni nkuko yavuze ati M23 ntibaho. Ntibaho yaranavuze ngo M23 ntibaho, hariyo RDF. Noneho rero arangije aravuga ati reka tubajyane muri cantonnement. Ati noneho tubasaba indangamuntu, tubasaba ibyangombwa, ariko tuzi neza ko Congo itagira ibyangombwa. Congo ntigira indangamuntu. We aravuga ko nubwo niba bashyira muri cantonnement bagashaka bakabacekinga bashaka kumenya bari bo, bazasanga ngo ari abanyarwanda. Niko we yavuze. Ubwo rero iryo jambo nahise numva icyo kintu cyane cyane. Urabona ko Congo yemera ari amasezerano ya Rwanda y'abakuru b'ibihugu, kandi muri ayo masezerano harimo cantonnement, harimo cessez-le-feu, harimo kugarura ubuce M23 yafashe no kubashyirira umangabo muri cantonnement. Noneho ubwo urumva abakongo bo biteguye kugenda noneho bacekinga babaza wowe uruwa hehe wavukiye aha ngaha, kuko tuzi ko nta ndangamuntu bagira, kuko ntigeze itanga indangamuntu. Ntabwo ishobora kutubwira icyo ibesingaho, ishobora yita umuntu runaka kuri umunyekongo cyangwa utari umunyekongo. Ubwo wenda izashaka ibisekuruza wenda bazagira. Ariko nk'uko ubwe nk'umukuru w'igihugu yavuze ko iyo M23 ariko kiye vide, ubwo ni ukuvuga ko yarangije kuvuga ko nta muntu n'umwe uri muri M23 w'umunyakongo. Ubwo urumva rero nayo cya kintu cya cantonnement ukabyarawe ndareba ngasanga nacyo sinzi niba M23 izacyemera. Ariko ndabona ko ari ikintu cy'ikibazo gisigaye gikomereye iyi ntambara, ku buryo nubwo ari bwo buryo bwonyine buri kuvugwaho ko Congo ishobora kwemera, kuko cyane ko Tshisekedi yavuze ko atazaganira na M23. Yavuze ko n'abayitumiye ahubwo hari ibintu yahuje. Muribuka ko Perezida Kagame igihe yari mu nama y'umushyikirano yavuze yuko hari delegation ya M23 yigeze ku Kinshasa, ariko ngo bakamarayo igihe bakaburubakira. Perezida Tshisekedi yavuze ko atigeze abatumira. Avuga ko hari umuminisitiri we wabara batumiye, ariko we abyumvisha yaravuga ati jewe ntabwo nigeze mbabwira yuko nshobora kwakira abo bantu. Avuga ko adafite umwanya wo kuba yabakira.
avuga ubwo urumva we yihakanye ko nta mishyikirano iyo yigeze gahunda ashaka. yarayihakanye anavuga ko atanayiteganya mu gihe mu 2023 irwana ishaka gukoresha uburyo bwo kurwana kugira ngo wenda baganire bagire ibyo bemeranya. Kuri ubu rero ntabyo yemera, ahubwo turi kubona ko nubwo tubonamo diplomasi nyinshi, tubonamo kuganira kwabo kuza mu itangazamakuru no kutaza birahari, ariko ikigaragara cyo n'ubundi gahunda y'intambara tugendeye ku cyo bavuga impande zombi, intambara niyo twiteze gukomeza kubona. Nanjye nicyo ndi kureba, kuko ahubwo tukareba ngo tuza finali yayo imeze ite. Ariko finali y'intambara nyine ni finali, buriya tuzareba uko bizagenda. Reka rero mbashimire mwebwe tubanye muri iyi gahunda, dushimira n'abadukurikiye. Ushobora gukora subscribe kuri iyi channel yacu, hanyuma ukajya ubona ibiganiro n'amakuru dutegura mu buryo bwihuse kandi bwa vuba. Hanyuma rero reka tubabwire ngo mugire ibihe byiza, tugiye kuba twabararikira indi gahunda y'amakuru ari bukurikireho mu masaha ari buze. Mugire amahoro.